reka nizere ko mukimeze neza mwese aho muherereye saa 9 zirenzeho umunota umwe. Turacyari mu kiganiro Just Real. Reka nizere ko rero mubona ko ibintu byahindutse. Ikaze muri studio za Goodrich TV. Murakoze cyane muhora n'Imana. Yego. Ikaze. Murakoze cyane. Ni bisanzwe kuri we barakumenyere. So reka nizere ko rero mumeze fresh. Uyu munsi niko nabibwiye tugiye kwinjira muri weekend. Twinjiranamo imiriro, twinjiramo ibintu bigiye bitandukanye mu kiganiro cyacu Just Leo. Uyu munsi ntabwo byagenze neza, tuba twabazaniye ababyinnyi ariko ntabwo byagenze neza. Murabimenyereye Friday hazamo umuziki cyane, twatangiye bitinze ibyo byo kubyina byavuye. So reka rero mbahereze ikaze nanone muri iki kiganiro. Ngira uko mubibona turi kumwe n'umwe mu basore abasheni bamenyerewe cyane hano mu harya igisatu barizwamo cyitwa ni imyidagaduro, umuco, sport niki. Twari turi mu muco. Yego muramumenyere cyane. Yego muramumenyere cyane, yitwa Serwakira mu gice cy'umuco hano mu Rwanda. Twakiye muri studio za Goodrich TV ariko hari abantu bumvishe ngo mu gice cy'umuco bataramenya ikintu ukora. Abo batakimenya hari sinzi niba basha no kubona, ariko niba barabasha kureba hari urugo kwa Nyirarumaga. Niba kwa Nyiraruganzu. Yego Nyiraruganzu Nyirarumaga. Nyiraruganzu Nyirarumaga. Umugabekazi w'umutsindirano. Nyiraruganzu niwe Nyirarumaga. Nyiraruganzu Nyirarumaga. Ayo mazina niyoye. Ntabyo narinzi. Okay, ubundi tubwire gatoya wenda nk'ikintu waba uzi kuri Nyirarumaga kuko byumvikane kuri amuzi because ni igicurimo. Nyirarumaga niho, tubwire gatoya nk'ikintu muzi usa nk'utujya mu mateka ye. Murakoze. Nyirarumaga ni umwe mu bantu bafite ikiganza cyacu mu busizi kubera ko niwe wakiremye. Yimye ingoma ndabivunavuna, yimye ingoma nk'umugabekazi w'umutsindirano ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, nyuma y'uko abanyabungo bamaze gutera ingoma ngabe y'u Rwanda bakayinyaga. Iyo ni Karinga maze ku Ruyanirwoga. Okay, banyeze ingoma ngabe y'u Rwanda imara imyaka 11 u Rwanda udafite umwami nta n'ingoma. Ruganzu ajya kubunda akaga k'abahinda. Aho abundukiye rero yima ingoma n'umugabekazi umutsindirano. Nyina ntabwo arahari. Ubwo Nyirarumaga yimye ingoma nk'umugabekazi w'umutsindirano, ashyiraho uburyo amateka y'igihugu agomba guhoraho ariko agatambuka mu buryo bw'ubusizi. Abasizi bakayatwara mu buryo bw'agahererekanya mu mvugo, bakayahererekanya kugeza ubwo Alexis Kagame yayanditse. Nyirarumaga rero ni umwe mu bantu bakomeye mu mateka y'u Rwanda, ndetse twamwita umuntu udasanzwe cyane cyane mu busizi no kusigasira amateka yacu. Okay, urakoze cyane. Nakuvuze ngo ni Serwakira, ngiye muzi nka Serwakira ariko uyu mwanya hari abanyarwanda batarakomeye mu kivugo cy'abasizi uko wivuga. Ndi mugari ariko nivuze ubwire bwangwaho gusa ninjye musizi umwe byanditse kera byavuze nahanuwe kera kenshi benshi muri mwe mutarabaho n'abahanuzi b'ingenzi u Rwanda rwagize. Njye burya na Nyirabiyoro yaramvuze mwahazaza hanyu mpafite mu ntoki munyita umusizi kuko ntibitoragurwa. Nabyirukiye mu njyana z'umujinya benshi bazi ko arizo nzagana, mbatungura bwangu barumirwa. Niyo mpamvu iyo ndi mu ruhame rw'ab'injyana zibyinitse n'abaziririmba bikoroze banyita umusizi. Njye sindi nk'abandi ngo mumbyine, simbabaza abo muri bo kuko ndababona, ahubwo mwebwe nimubona mfashe ijambo mu ruhame mucicike mutuze mwumva ubusizi kuko musakuje ntacyo mwatoramo. Ninjye mwanditse uvuga ibyubaka bitari umucanga, amabuye cyangwa isima, ahubwo njye nakurema intekerezo kuko ndi ibitabo byigendera. Ndi igihambati cy'ubukaka butereshamo bakambwa namanukanye umwanzi kuri unyivumanura mushinja kumbagara mutsinda nyabikono. Ibigwi byanjye bihabura indatinya, ngenzwa n'amoro ku rugamba Serwakira nkabakiriza imfura y'u Rwanda nk'ab'intare itazigera irisha. Ndi kunge wunza kuma kunze u Rwanda Serwakira nk'umusizi nkubiri yangirirwa mubi. Nimitswe n'abasare sigirwa urwa Gasabo n'abakuru batuzasega hegosora incanga. Ndi rutonesha mu gutomora mu mararungu mu bigunze mu kera
birubakiye nuko ndeshya ndikunge ndi nitegeka rurango akagina akangera kuri mu rwa rw'ubusino ukagenda ukagera kwa mubego ninjye mungu utazarambukira umugaye ungahisha u Rwanda kumugaragaro ni serwakira nk'umusizi nuko ngenza ndi umwami w'urukundo ndutwara ku munwa aho ndubika ni mu mutima iyo ndeba urwibonamo iyo mvuga urwiyumvamo agatsinda ndi besto inkumi zose mugwire. Wow. Nade kubera iki use wifata gutyo? aba besto b'inkumi niko ufashe mu binavuze kubera iki ariko kantu ufashe mu binavuze numva iyo umuntu aba besto b'inkumi wumva uko navuga ariko nabyo mbi nshatse kuvuga niba ari guma niba ndavuze impundu simbizi sinzi icyo bakora hagati aho ngaho. Okay, Nade guma Okay, guma. Nade mumbariza ikibazo kimwe. Uri besto abakobwa mu buhe buryo? Uburyo ndi besto wabo ndi inshuti magara n'abakobwa turisanzurana cyane kubera ko ndi umwami w'urukundo kandi ntabwo urukundo mvuga ndubwira abagabo bagenzi banjye. Ni byari wahisemo kwinjira muri uyu mwuga w'ubusizi? Ntabwo nahisemo kwinjira mu mwuga w'ubusizi ahubwo ubusizi nibwo buzigiye bwanyinjiriyemo. Ntabwo ndafata umwanya nganire nabwo ariko njye nisanze ndi umusizi. Ni byari wisanze uri umusizi? Kuva 2019. 2019 nibwo wisanze uri umusizi. So ariko byumvikane ubusizi ni ikintu umuntu yiga mu ishuri cyangwa oya? Ubusizi hari wabwiga ariko kubwiga ntago ari ukubutangirira kubusa wenda bagutyaza. Ubusizi ni karande irandaranda muri wowe igahererekanwa n'ibisekuru ku buryo kuvuga ngo urabishakisha bitakorimo biragoye. Nk'umuntu ukuze kera ashobora kuvuga ngo nari mbizi ko azaba umusizi bitewe n'imyitwarire. Oya. Ubwo ntago kera bye bikurimo. Okay. Muri 2019 utangira ubusizi. Byakujemo gute? Ni ikihe gisigo wahereyeho? Namye kera nk'unkunda urukundo ndubamo cyane. Ku buryo muri njye niyumvagamo urukundo ariko ntago abandi bamenyaga ko wenda nazagera aho mvuga urukundo cyane ngakabya. Gusa nkimara kubona ko bindimo akenshi mu kuganira numvaga mfite umwihariko wo kuganira cyane nkafite amagambo menshi yo kuvuga. Mu kubitegura rero narabyandikaga nkabibika gutyo kugira ngo nijya kugira umbwira mbe nabyanditse bitangora. Nyuma rero biza gufata umurongo biba inyandiko abakuru bati ubwo n'ubusizi. Igisigo cya mbere natangiriyeho ntabwo nabyitayeho cyane kubera ko byari birimo ubwana bwinshi no kutamenya ninjiye mu bishya. Okay, igisigo nyuma ya 2019 igihe ubwo bwana bwinshi bwabuvuyemo ni ikihe gisigo watangiriye? Umwiza. Tangiye ku gisigo cyitwa Umwiza. Ese kubera icyo wahisemo kubwira abakobwa? Buriya akenshi njye mvuga ko ndi umwami w'urukundo. Mu kumwami w'urukundo ntabwo arahantu njya nkavuga ngo abavuga ko urukundo rwakonje ku munsi wo kuruvukana bavutse imburagihe. Ndashaka kugarura urukundo mu bantu kandi abantu mu rukundo. Iyo mvuga iramucanga. Abantu mu rukundo mu bantu. Abantu mu rukundo, urukundo mu bantu. Birahura nyine urongera. Ubwo ni ibintu mu bindi. Okay. Abavuga ko rwakonje ndashaka kubabwira ko umunsi wo kuruvukana bavutse imburagihe. Bavuga ngo hari ikibazo badafite urukundo. Tubwire gato ku gisigo Umwiza watangiriye. Icyo natangiriyeho kiravugaga kiti ibihe byanyuze umutima ni umunsi wanziye mu buzima unkura hasa n'ikizima umpamiriza urutazima unsezeranya ko utazansiga utiteka nzagukunda niyo rubanda bavuga uti kandi iteka uzamara ku mutima mukundwa wanjye wandazwe undimo wese ntago mbyibaza ndagukunda rwose nihame kandi kuva uyu munsi bimpame naho imahanga babimenye ibanga nabitse ndarimenye ubu ndamushyize aho. Yahagaragara. Atangiye kuri ese reka nanone tugaruke mu buzima busanzwe. Undi mu rukundo wowe uyu munsi mu buzima busanzwe uhagaze ute mu rukundo? Mpagaze ku mwanya umuntu wese yakifuza guhagararamo. Yakifuza guhagararamo. Byumvikana ufite umukunzi cyane. Iyo kubona gutya
iyo mitoma nawe ugiye umutera iyo mitoma yo mu bisigo byawe ugiye umutera njye ntabwo ntera imitoma, njye nganira urukundo. ibyo biganiro ugira ku rukundo nk'uko nguko ikigiriye hano nawe ujya ubimuhereza. Yarashe umunyana. ninjye utahiwe none. none se iyo ari kubireba abifata ati buriya mbere na mbere ntabwo hari abantu bumva ko kuba dufite amagambo ameze gutya ngo ari uburyo bwiza bwo kuba watereta. Nta mahuriro, ntago amagambo atereta, ntago amagambo yakwinjiza umuntu mu rukundo, nta nubwo amagambo yatuma umuntu aramba mu rukundo. Mu by'ukuri amagambo ni ibiganiro, nyuma yo kurya gukaraba no kwisiga wicaye utuje utarahanyagirwa kuza uganira urukundo nta kiza nkabyo, ariko kubizana mbere y'igihe nta kigenda, birirabura cyane. Rero kuba twaganira gutya ni ibisanzwe nk'umuntu wese, ariko abumva ko ari turufu yo kurishisha biramacuri. ibinyarwanda abantu bavugira ibisigo bagira ikinyarwanda abantu bavuga ibisigo bagira ni ikinyarwanda gisa nkaho gikomeye cyane. Kiza gute cyo uyu munsi ikinyarwanda mukoresha biragoye ko njye nagikoresha, mwebwe kiza gute? Ntabwo bigoye kugikoresha nkawe ubwawe, ahubwo ikinyarwanda nka kamere. Ikinyarwanda si ururimi mvuga, ahubwo ikinyarwanda ni umutima ngira. Kambose arakakaye. Byose nta kimwe numvishe. Okay, ntugashinge ikinyarwanda nk'ururimi uvuga, ahubwo ujye ushinge ikinyarwanda nk'umutima ugira. Nunigira umutima w'ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo nimba muri wowe warimitse umutima muzanano ukaba warashoreye iby'ishyanga, nuko bizagenda. Ariko mu by'ukuri umutima kinyarwanda, umuti wimye muri wowe, umuti wanyoye ku babyeyi bawe, wa muco waciye, ni ukuvuga ngo umutima ukurimo niwo utuma ugira ikinyarwanda. Kubivangavanga rero niko gushororeza ishyanga. wambwiye ngo watangiye buno buhanzi muri 2018, kuva 2018 kugeza uyu munsi 2026, niki byagufashije mu buzima busanzwe? Hari sinzi impamvu musubije inyuma, ariko hari impamvu yawe. Guhera 2019 hari ibintu byinshi twatangiye, cyane cyane nk'iri umusizi. Ntabwo umusizi ari ikintu uza ngo wirate, kwa ko ubusizi ubwabwo muri wowe iyo bukurimo ubudasanzwe, uba ufite umuco, uba ufite umutima, uba ufite u Rwanda muri wowe. Coach ajya atubwira ati ndi umuco wanjye, nanjye ndi umuco wanjye rahandaha ndi Serwakira. Ni ukuvuga ngo ibyo nagezeho ni bigari, kubera ko na mbere yuko ubusizi bungeramo kuganira byaranguraga, nkabura icyo natangiraho nganira, amagambo akambana make. Ariko mu by'ukuri nageze kubifatika, ibyo ku mufuka n'ibyo ku mubiri, iby'amaso n'ibyo ku mutima, mbese naragutse neruye. Hari ahantu ukoresheje coach wawe ninde? Rumaga agira ni ibyanzu ubarizwa mu byanzu. Yego, Rumaga kuva wowe mwahuye ryari? Rumaga twahuye mu bice bitandukanye, ariko nk'umuntu mukuru mu busizi twahuye mu bice bitandukanye, ariko ahantu twahuye mu buryo busa nkaho buzwi cyane Nati Rwanda ubuhanzi kuri inshuro iheruka, nibwo twahuye kugeza na n'ubu. Yego, kuva mwahura niki yagufashije, niki yakugejejeho? Rumaga ni umuntu mukuru mu bitekerezo, ariko utari umwana mu gihagararo. Icyo yangejejeho ni kirekire cyane, kubera ko mu by'ukuri buriya nk'umuntu umenyereye ibintu, iyo muri kumwe hari uburyo akwereka. Buriya ni umwe mu bantu hano hanze ashobora kukubwira ati kora gutya, kandi binakubwiye ngo kora gutya abazi impamvu n'uburyo bwabyo. Imikorere yanjye mbere yuko duhura yarahindutse, nicyo cy'ingenzi. Yego, yahindutse gute? Yahindutse imyandikire, yarahindutse imitekerereze irahinduka, nanjye ubwanjye ndahinduka. Dusubiye inyuma gato, twatangiye ariko ntabwo wigeze wibwira abantu ati
nitwa Serwakira, amazina yawe yombi ntabwo tuyazi, so ntabwo ugeze wibwira ivuke mu bundi buryo butari ubwa gisizi cyane ku buryo umuntu ari bubashe kubyumva. So navukiye aha gutya na gutya, so ivuge muri ubwo buryo. Murakoze. Ndi Serwakira. Irindi ndi mwene Rurangwa. Abazi Rurangwa muramenya, ubwo batazi Rurangwa nandi ugosorera mu muyaga. Gusa ndi umusizi, ibirenze ibyo n'urwanje rw'urwaho rw'umwanduranya. wize ayahe mashuri? Primaire wayigiye? Aho nize naho nasoreje, tukabiganira nyuma y'igikari. Okay, nta kibazo. Ari ibintu biba biri private. So uyu munsi umuntu wifuza kwinjira mu buhanzi bwa gisizi wamugiriye inama? Mbere na mbere abantu mufitemo ubusizi, kwa ko abashaka kubyinjiramo ho byabagora mu gihe bitakurimo, ariko mu by'ukuri nimba ubasha kuba umusizi ukaba wumva iyo nema iri muri wowe, uri umunyamahirwe aho uri hose, niba uri buzinganjwe hakurya iyo cyangwa uri yo bihera. Kano kanya nimba uri umusizi, hera kuri ibyo. Ntusanzwe uri umubyeyi w'abahanzi bose. Mbere na mbere banza wumve ko ufite ikintu abandi badafite, hanyuma ube mwiza muri cyo kandi ukibyaza umusaruro aho bishoboka, kuko uburyo burahari. Buriya ikintu nkunda kubwira abantu cyane, abantu bakunda kumbaza ngo Rurumodo wawe ninde, bamubwira ko Rurumodo wanjye ari umuntu utaragira hagira, ariko ufite ibyo ajyanayo. Nanjye nakikubaza. Nuko nagusubiza. Rero wowe utaragira kugera, ariko ufite icyo ujyanayo, mu by'ukuri uwo muhati ukoresha, izo mbaraga ufite, uko gutekereza kwawe, kuryama ntusinzire, kugenda ukifuza, uje Rurumodo wanjye. Nanjye izo mbaraga nizo numva ngomba kugira, kuko umuntu wagezeyo akenshi akubwira ko ntawe umusumba, ariko umuntu utaragerayo akwereka umusumba. Rero mu gihe udafite umuntu ugusumba, nta mpamvu yo kurwana. Rero ufite uwo gutsinda, niyo mpamvu ukoresha imbaraga. Nanjye ndashaka kugira uwo nsinda, niyo mpamvu nkoresha imbaraga. Rero zamuka ugereyo, uri Rurumodo wanjye. Murakoze. Nade, iki kibazo umubaza kimwe? Ibibazo byanjye rero ko mureba ku musatsi ari umusatsi, nagire gutya intoki urebe, bibaza ko arizo nagumye nitegereza, nta nubwo nigeze numva. Okay, mubaza ikibazo wagishingira ku musatsi, wagishingira ku ntoki. Okay, izo ntoki zikura kuri intoki zikura kuri hagati mu babyeyi bawe. Sha nanjye munyereke intoki, ntabwo nazikwereke. Wenda njye nuko ndi umukobwa, ndebe tuoya nazamure, reba izi ntoki. Bakiza ntoki zikura kuri inde. Ku babyeyi banjye nizihira cyane. Kabisa. Pe. Ikindi. Umva ikindi kibazo. Ushaka kugera kure bingana iki mu busizi bwawe? Ndi umwe mu bantu batajya bashyiraho intego, ahubwo numva ko ngomba kugira intego. Rero mpora niruka, kubera ko bigeze kubaza Rwabugiri bati ese igihugu cyawe kingana gite? Bati kigeraho gitererwa inkingi n'inkege. Ubwo ibyo bishatse kuvuga iki? Nyine urabona hari uburyo ubona umusozi ukagira ngo urakora ku ijuru, wawugeraho ukabona undi ukagira gukora ku ijuru, gutyo. Nanjye rero ibyo ndwanira ntabwo ndi kubibona, ariko ndi kubyumva. Ubwo mpise nibaza kandi kabazo. Ayo magambo ukoresha, nanjye mvuga ikinyarwanda, tukumvikana sasa tuvuga ikinyarwanda, ariko ndibaza ayo magambo ukoresha kugira ngo bibe byamucanga, mbe nta kumva icyo ushatse kuvuga. Like urabisoma mu bitabo cyangwa ni ibintu wowe ubwawe bikubamo? Mbere na mbere biba buri muri wowe. Ikindi gikurikira ni icyo uyu mugabo yavuze ngo babyigera he cyangwa babyigute. Rero ugira icyazwa gutyaza, icyuma gityaza ku kindi. Nuvuga ngo ushaka icyuma gityaye kurusha wowe, bakakigutyaza. Wayiga ariko kuguma uyibuka nabyo ndumva ari ikintu kitoroshye. Nyine kubera ko ari karande, kubera ko biri mu maraso yacu, ntabwo bikugora. Uvuga ngo iyo ubyina imbyino yawe ntabwo uyivuna. Cyokoza da. Naho Okay, nimaze kukubaza umuntu wifuza kwinjira mu busizi wamukiriye nawe. Okay, ubu busizi cyangwa se ubuhanzi mukora ni ikintu gishobora kubyarira inyungu mu bijyanye na capital, mu bijyanye no kubaho, kikaba cyagira icyo kikumarira mu bijyanye na capital?
kano kanya ubusizi burashoboka kubera ko ubusizi niho hantu harimo imirimo myinshi kurenza ubundi buhanzi. niyo mirimo wasanga mu busizi? Ubusizi, gukunda igihugu wisangayo, mu muhuro w'abantu wisangayo, wakwandika indirimbo, waririmba kubera ko umusizi ashobora byose, wakora mu bukwe, wabuyobora. Ni ukuvuga ngo umusizi ahantu hose hateraniye abantu aba afite icyo kuvuga n'icyo gukora. Munyigishe nanjye nzajya kuko ayo mafaranga yo muri kujya njya nkurikirana abasizi no mu kinyarwanda bandika, usanga ari ibintu byamaze kubajyamo cyane. Ibintu bandika nabyo usanga harimo ibisigo byinshi. Ese byabagora kuvuga ikindi kintu ukavuga ati ubusizi ndawetse? Umuhanzi ashobora kuvuga ati ngiye ntabwo ndetse kuba umuhanzi. N'abandi umukinnyi wa football ashobora kuvuga ati, cyangwa se abandi bakina indi mikino ashobora kuvuga ati ngiye ndetse iyi mikino gutya. Mwebwe birashoboka ko bavuga ati ubusizi ndaburetse sinzongera? Buriya ikintu winjiyemo wagisohokamo, cyakwinjiyemo ntiwakisohoramo. Byaba byoroshye kuba ninjiyemo hano ahubwo ngo ndarambiwe ndasohotse, ariko mu by'ukuri ifoto mwamfatiyemo hano ntabwo yakwisohoramo kandi yarinjiyemo. Hari urwibutso rurimo. Nanjye rero cyase nk'umusizi nkatwe, iyo uri umusizi hari ibintu biri muri wowe, hari ibare riri muri wowe. Rero ntabwo bavuga ngo urabivamo bikunde kubera ko wamaze kuba umwe nabyo, wanywanye nabyo, ntabwo abasha kubisohokamo. Ndetse uko ugenda ukura ni kuba mwiza muri byo, aho kugira ngo uko ugenda ukura ugenda unanirwa utakaza imbaraga zo kubikora, ahubwo uko ukura uba mwiza kubikora. Kubera ko kano kanya imyaka mfite, hari abantu bavuga ngo ntabwo ihanye n'ibyo mvuga, ariko nta tegeko ngana. Imyaka ingahe? Ikibazo cy'amatsiko. Imyaka ingahe? Babivuga bitewe n'uko babizi. So ubwo imyaka yawe irazwi. Imyaka yanjye ngana Rurangwa. Ubwo ni gute? Imyaka sinzi, ariko ntabwo mfite myinshi. Ejo bundi ari zuzuza nzababwira ko izaba ingana. Yari igiye kuzura, nyivuze itaruzura byashobora kuba ikibazo. Ejo bundi ryari? Araburaho hariho imiganura nk'itanu tuzareba. Imiganura itanu? Serwatya, imyitwarire y'urubyiruko muri iki gihe, muri ibi bihe tugezemo, ni imyitwarire itandukanye wenda n'ibihe byahise twebwe dushobora kuba tutanazi, ariko se ubona uti imyitwarire y'urubyiruko muri iki gihe? Imyitwarire y'urubyiruko rw'iki gihe, mbere na mbere ntabwo ari bose, bamwe muri bo, bamwe muri mwe. Dufite gukunda igihugu nk'umunyarwanda nyakuri, ariko mu by'ukuri biramutse bibaye ngombwa haboneka bake. Umutima urahari nk'abanyarwanda, ariko amaboko n'imbaraga bamwe muri bo ntabwo zihari. Ariko nkubwije ukuri njyewe, utari umusizi utari umusizi amagambo uba akoresheje abakomeye cyane ku buryo bigoye kuba umuntu arabanza akabitekerezaho, urangiza kuvuga ikintu agashira nk'iminota 2 umuntu akitekereza kugira atahure ikintu gusa. Icyo ndi kuvuga, bafite umutima nk'abanyarwanda, nk'abenegihugu, nk'abanyiri igihugu, ariko uramutse babwiwe uti noneho twigaragaze, turwanira igihugu mu buryo butandukanye. Ntabwo kurwanira igihugu ari ugutora icumu n'umuheto, mu buryo butandukanye. Bamwe muri twe, ntabwo ari bose kuko harimo abazima, ndanabasuhuje cyane, abaducungira umutekano, abatureberera, ab'ingenzi mu ngenzi barahari, ariko harimo bamwe ndetse nabo bake cyane, ko ntabwo wavuga ngo abenshi ntacyo bashoboye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda turimo mu bantu bafite imbaraga, dufite n'abajene benshi bashoboye gukora, ariko bamwe bakeya. Cyo mbona turakunda igihugu, ariko hari igihe mba nishisha mbona ko uburyo tugaragara, umuntu arara mu nzoga iminsi 2, umuntu ntarya, umuntu ntiyivuza, umuntu inoze ubwo bavuga ngo okay, bamwe muri bo barani bake, ariko hari abo mbona nkishisha, ariko akaba nabo mbona nkumva ndanyuzwe, nkumva nakugifunze. N'iki wahereza, ni iyihe nama wahereza urubyiruko rw'iki gihe bitewe n'iyo myitwarire wari uvuze?
rero nta wundi muza gutanga inama ariko mwumvira ababyeyi banyu bo barandika murakoze. Noneho hari umugabo naraye numvishe nagiye kuvuga ariko we nimugoroba yaravuze ati nimba ushaka kugira ahantu ugera kure ntihazagire umuntu n'umwe ukugira inama, nimba ushaka kugira ahantu kurugera ntihazagire umuntu n'umwe ukugira inama. Imvugo nk'iyo ngiyo kuri wowe urayumva gute? Nimba ushaka kuba hari ahantu kurushaho kugera ntihazagire umuntu n'umwe ukugira inama. Oya, mbere na mbere inama ni ingenzi mu buzima, ndetse ni niyo mpamvu dufite abakuru. Mbere ubundi nimba ugiye kugura inyanya akaba ariyo mafaranga ufite yo kugura inyanya, wigura inanasi kandi ugura inyanya. Hari ijambo umwe mu bantu bazwi hano mu Rwanda bavuga ngo umunyangane ukoresha iryo jambo nyine n'abadashobotse bajya basaza. Rero hari ukuba ukeneye inama ariko mu by'ukuri uguha iyo nama akaguha inama itajyanye n'ibyo ukeneye. Nta gihe na kimwe muri ubu buzima utazakenera umuntu kugira inama, ahubwo ikibazo ni umuntu kugira inama ni muntu ki. Ariko nanone ntukafate ngo umuntu uko ari umugaye, ngo umugayire inyuma ko ataguha inama nzima, ahubwo nyine nkawe utekereza nkawe ushoboye mu mutwe ikimuvamo n'igihura n'icyo ushaka gukora, n'igihura n'icyo wifuza cyangwa n'icyo umukeneyeho. Ntabwo nizerera ko ngewe nimba ukomeye cyangwa ufite amafaranga ngomba kungira inama ngo nyumve. Ntabwo nizerera ko nimba uri mukuru kunduta ngomba kungira inama ngo nyumve. Niyo mpamvu niyo uri umwana muto ntabwo usuzugura ibyo umbwira, niyo tungana sinsuzugura ibyo umbwira, ahubwo ukuri simbigenderaho, ahubwo ibyo umbwira nibyo numva, hanyuma ngacenshura nkarobanura ibyo nkeneye kumva ngewe. Ni ukuvuga ngo nyine ni gucenshura nimba ni ugutazanura nyine ugakuramo ibipfuye n'ibizima, ugakuramo ibipfuye n'ibizima ukavuga uti nkeneye ibi, ibipfuye nyirabyo nabijyane, njyewe nkeneye ibizima bimuvuyeho. Ni ukuvuga ngo nta musazi utakugira inama mu nyaka iryo jambo, ntabwo bishobotse. Hari ndahubutse ariko nta muntu nyine ufite ikibazo mu buryo bumwe utakugira inama, ariko nta n'ushobotse ku buryo wumva ko ibimvuyemo byose ari bizima. Murakoze. Serwakira, mu minsi ishize Rumaga I think ni tariki 8 z'uku kwezi nibwo yajyanye amasezerano cyangwa se yajyanye amasezerano n'akarere ka Huye, bahabwa umusozi witwa Kiruri. Ni umusozi ngo w'amateka mu busizi nyarwanda. Uriya musozi mwahawe cyangwa se iyahawe uzafasha iki ubusizi nyarwanda? Uriya musozi wahawe abasizi ku ngoma ya Bimazimpaka. Umusizi yarawusabye aravuga ati dukeneye ahantu, arahahabwa. Atariko dukeneye umusozi ukora ku iriba. Burya nimba urahatembere cyane urahagera ukabona ko harimo ubugeni bwihariye nk'ahantu hari amateka adasanzwe. Hari ahantu rero nk'abahanzi muri rusange duhawe uburyo no kwisanzura muri twe. Nimba dukeneye kumenya tuti ese umuhanzi mu mateka y'u Rwanda, umusizi mu mateka y'u Rwanda ari muntu ki? Abasizi bari abantu bakomeye ibwami ku buryo bari bamwe mu banyamihango. Umusizi yari umuntu ushobora gukebura umwami. Umusizi yari umuntu ushobora kuba yavuga ati ikintu ntabwo gikwiye kandi kigahinduka, umwami akabyibazaho bikaba. Ubu rero ikintu ngiye gufasha kano kanya abasizi n'abahanzi mu bundi buryo, tubonye aho guhurira, tubonye umuzi wacu. Nicyo gihe ngo natwe tubyaza umusaruro ibikorwa byacu, dufasha igihugu mu kwiteza imbere, ariko tukanirinda natwe uko bamwe mu bahanzi hari imyitwarire idahwitse dufite. Nyine nicyo gihe ngo natwe niba duhawe uburyo leta ikatuzirikana ikaduha ahantu hihariye ku bahanzi. Ntabwo ari abasizi gusa, buriya n'abahanzi bose bisangamo. Nuko uwaserutse yari yambaye umukara cyangwa se yari yambaye ibara rimwe, ntabwo bivuze ko abambaye ibara risa n'iryo yaserukanye ari bagomba kumukurikira. Namwe mwese muhuje aho bidoderwa mugomba kumukurikira tukabisangira. Yego, ikibazo cya nyuma, ubusizi ukora tukugarutse bugendeye ku rukundo,
ibisigo ukunda gukora target cyangwa se uba ubigeneye bande mu buhe buryo bibafasha iki? Akenshi ubusizi ngiye nkunda gukora, impamvu nibanda ku rukundo cyane mbere na mbere niko karimo ko nyine gusa mbasha gukora. Ikindi intego zabyo intego zo kuba myandika kuriya ni ukugira ngo abantu dufite abantu batabasha kuvuga amagambo y'urukundo, barahari rwose bibagora kuyavuga, ariko mu by'ukuri igisamana cye kirayakeneye, akeneye kuyumva, ariko igisamana ni igiki? noneho arayakeneye, ariko mu by'ukuri abakobwa igitsina gore ni igisamana. Turi ibisamana mu byumve, mutangiye mu byiyumvemo. Yaba igisamana yaba ikirangarwanda, ni amazina ababereye cyane. Iryo zina nta muntu urarinyita kandi ubwo ndumva ndikeneye pe. Fatiraho ndabahwimitse. Rero iyo ufite umuntu kwizihira mukundana ubuzima, hari igihe kuvuga amagambo bikugora kuko ntago twese twashobora ibintu nk'ibi. Rero naba ijwi ryawe mu gihe utabasha kwivugira, ariko n'abantu bacyumva ko bitagishoboka bikaba bihari. Kano kanya kuganira urukundo, uriya abanyarwanda turi mu bantu beza bazi kuganira urukundo, rero turacyahari, n'abato nkatwe turahari. Niyo mpamvu turaha kuba mbivuga kuriya rero ni ukugarura urukundo mu bantu n'abantu mu rukundo. Okay, dusoza kuko amasaha yagiye 9:33 muri studio za Goodrich TV, kandi gashimire buri mwese turi kubana, abari kweza ibitekerezo, abari guhamagara. So nta kibazo, hari igihe turaza kunyuza amaso mu bitekerezo byanyu. Nkuko nababwiye turi kumwe na Serwakira, umwe mu bahanga mu mwuga cyangwa se mu mwuga w'umuco, mu mwuga wa gisizi ubusizi nyarwanda. So ari kutuganirira ku bijyanye n'ubusizi cyangwa se n'uburyo bikorwamo. Nubwo gukoresha ikinyarwanda gikomeye, nuza kwicara ugafata agakaramu ukandika, nuza kwicara ukaza gutekereza ku byavuze, hari icyo uraza gutoramo. Ku mbuga nkoranyambaga zawe uyu munsi umuntu akeneye kuba yakurikirana ibihangano byawe yagusanga? Ni Serwakira ku ma TikTok, Instagram yo iracyahari nubwo bene ngango bayinjiyemo mu buryo bwabo bakayigurira, ariko naho aribyanjye wasanga. Gusa kano kandi twesha TikTok cyane na YouTube, ndi Serwakira nk'umusizi, bose mwakumva inganzo z'umutima. Nubwo rigoye, igisigo gikomeye cyane wowe wakoze kigendanye n'urukundo ugitura umukobwa, cyitwa gute kandi uri bukidukorereho nona? Uriya akenshi ndi kwandika mandi mu rukundo, niyo ntawe turi gukunda muri iyo minsi, ariko ngiye urukundo muduhoramo. Gusa iyo ntawe muri gukunda, uzi gukunda n'abakobwa bangaye mu kwezi kumwe? Mu kwezi ntabwo ndi njaba ku buryo ngenda mu kwezi buri kwezi. Iyo ninjiye Gicumbi ngaca Gasebiheta, ndicara cyane nkaguruka ugaca Inyarwanda mana we. Ngiye biri kumva. Okay, iyo ninjiyemo ngumamo ntabwo nyapfa kujarajara ngo sohoke. Gusa ari cyitwa umbwirire mabukwe, nabyuka yigurira agacupa kuko mu rusisiro bagiye kujya bamunamira. Ahiriwe ku Mana kubwo kwibaruka igitego, niwe wabyaye abandi bacumbikiye abana. Umubwire ko nzamugabira bwana cyabwe n'ikinyaga, kuko ibironda byose yabivukanye. Agatsinda yibarutse n'igitego, kimwe muri ibyo rero cyatsinzwe njye. Icyo gitego ni wowe. Ubu amasengesho yanyasabira mabukwe, kuko umugisha wanjye mukesha umukobwa we. Umubwire ko natanazinjisha yo kumurengera, kandi byamushoteye byaje kera ntarahagera. Ajya ryamasinzira umukwa murwanirire, agenda atuje umukwa mureberere. Umubwire ko angana na mama mu bikorwa, kandi icyubahiro ngomba mama imbere nzagikuba. Rada, I love you. Ukwanga ntakakubona. Ntambona asange naki. Rero mubwirire mabukwe abantu benshi barayikunze, gusa n'ingari cyane, nyine bisa ko uvuga gake gato mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umutima wanjye yaruvuyemo ariko hagati. Kandi bizamuka. Gusa hari ne kandi bakunze kitwa Yaransize. Uvuga ngo wa wundi nakundaga yaransize, burya numvaga ntabona mufite ubu n'imyaka 100 yashira.
gusa naramukundaga nubwo yanze kunyumva, namukunze mwinginga nyiryaho yitonze yo kababara, mwereka urukundo anyereka ko ntarukwiriye, intare yamenyereye umuhigo ndisha nk'ihene, umubura nka ndamwinginga aranga aransiga. Ijambo rimwe kuri we wansize ubizi neza ko ntawe nifite wo kumpoza, wanteye inkovu itazigera yisiba, kuva naboho niwe mpamvu yonyine yatumye numva narira. Ni ubwo buryo ndabikunda bitewe n'umwe ari uwasizwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'uri mu rukundo gutyo ndabihura. Yego Nade, umukobwa ku bakobwa nkawe baguteretesheje ibisigo. Igisigo ni ikintu gishobora kugushitura ukahita ugenda. Sinarigiye sa kugureka mubwira. Yesu we. Wamureka akambwira kandi kamwe. Ufite ikindi gisigo wamubwira ko gishaka gatoya cyane. Ntuzongere kubaza Imana niba uzabona umugabo ugukunda, kuko navuye mu ijuru nje kuzuza ibyifuzo byawe. Rimwe na rimwe akavuye ko mu isi nukarambirwa nzakujyana mu ijuru tumore nk'icyumweru, kuko mfite byinshi nsumbye abandi bagabo. Watoye yego kuva umunsi w'ejo ukavuga ko nkunda, nanjye nibwo nasobanukiye ko mfite urukundo muri njye. Nyuma y'iminsi nibaza icyo ndicyo, gusezeranije ko nta wundi mugore nzakunda ugihumeka, nuva n'umubiri nzagusegura urwanjye urwijyanire. Kuko nkugirira ibyiyumviro byinshi turi kumwe, nkumva nasaba Imana ikatwomatanya, maze inshuro uhumetse nkazikubarira. N'umunsi umwe kakubonye muke nzaguhumekera, kuko uzakuvuga nabi azabanza guca ku murambo wanjye. Rero ndashaka kukubwira ko ngukunda, ku buryo impande enye z'isi zikangarana. Kuva uyu munsi ingoma zijye zikuvugirizwa, n'abanyacyubahiro bajye bakunamira, maze nkwambike umuringa mwiza mu ijosi, kibe ikimenyetso cy'uko wabonye urukundo ruzima kandi wiyunze n'abagukomerekeje. Ndabizi wamaze imyaka myinshi nta mukunzi ufite, kuko njye wanyawe nari ntarahagera. Wambereye imfura kuko wanze guhubuka, nanjye ngusezeranije kuzatura hafi y'umutima, maze byonye nkabigukingira. None nijoro nuryama ukabura ibitotsi, uze kubyuka ndeba mu maso usinzira ibyo, kuko nta saha zizakurira uruhu nyireba. Igihe cyose uri mu maboko yanjye uzaba wuzuye, n'igihe wibuze iwanjye uzaba wuje. Rata ukanga ntakakubone. Akantu uvuze rata ni rata bisobanuye iki? Rata wajya wumva amagambo y'urukundo. Biragoye Nade. Okay. Serwakira reka tugushimire kuba wemeye ubutumwa bwacu tukabana mu kiganiro Just Leo uyu munsi, kandi mbwira courage, urashoboye ndetse urashoboye cyane, kuko ndatekereza n'abanyarwanda bakugaragariza urukundo. Urukundo bararunyereka benshi, nanjye ndaruberetse dore ngo urugoze ibiganza. Okay, gira ikintu usaba abanyarwanda mu masegonda 30. Gira ikintu usaba abanyarwanda. Na Dejo yakomeje kuvuga ngo ufite intoki nziza, ubwo nidusohoka umwereke izo ntoki zazirebe neza. Okay, gira ikintu usaba abanyarwanda. Icyo nsaba abanyarwanda, mugumane ikinyarwanda ku mutima, mugire urukundo kandi ntimubabazanye, kandi ikikugenza ukimenye aba ari cyo hakirwa. Ubuse ngiye ko nkize mu rukundo ntumbabaje. Omura uri mu rukundo na Marika Ngabo cyo koza no kuri urakoze, ndagushimiye cyane kuba umpaye experience. Nta muntu wari warigeze umbwira. Oh yes. Nirwanje. Ubwo rero ingingo niyo ngiyo, ijambo rya nyuma rishoboka ni iryo ngiryo, ikikugenza kimenye aba ari cyo uhakirwa. We kugenzwa n'iki ushaka kiri kivuge, bakiguhe cyangwa bakikwime, maze tugire urukundo twiceke mu Rwanda. Dore ko indirimbo za ya mbere yasabwe Jean d'Amour ku buhanga bw'ibyuma niyo agiye kutuzamura. Rero reka nizere ko mukimeze neza. Twe turi kumwe n'umusizi Serwakira, ndetse turamushimira cyane ko yemeye kwitabira ubutumire bwacu, kandi mukomereza aho mukomeze umufasha u Rwanda n'abanyarwanda mu buryo bw'ikinyarwanda nyine, kuko hari igihe usanga rimwe na rimwe ikinyarwanda twinyuma na za pompon n'iki bizatuma ikinyarwanda gicika burundu, ariko mukomeze mufate nyine u Rwanda ikinyarwanda kitaza gucika, kuko n'igihe uzasanga na bano bajya gusaba mu bukwe bazaba bakoresha ibinyarwanda, ibi binyarwanda bigezweho uyu munsi. Ariko ubusizi buramutse buteye intambwe bugakomera cyane, abantu bagakomeza kubwiyumvamo cyane, ngira ngo hari uburyo bwazafatamo ikinyarwanda uyu munsi, ndetse ikinyarwanda kikaba
cyakomeza nyine kikaguma. So mwakoze cyane, reka tugushimire ndetse n'abantu abanyarwanda badukurikiye, reka twizere ko mukomeza kumwereka urukundo kuko harashoboye, ndetse urukundo mwereka ni narwo rutanga motivasiyo kuri we kugira ngo akomeze gukora ibyo arimo ndetse abikunze. So reka mushimire okay, murakoze cyane. So reka mbabwiye ikiganiro Just